ngira ngo igiterane duheruka kubona nta waruhana, ariko nyamara byafashije benshi. Hari imitima y'abantu banezerewe. Buriya nshobora gukizwa bitewe n'umugati unguriye muri supermarket. Wamara kungurira urukundo rw'Imana rukanyinjiramo, nkatangira gutekereza inzira y'agakiza bitewe n'urukundo unyeretse. Ntabwo ijambo ry'Imana gusa ari ryo tuzakoresha kugira ngo abantu bakizwe, ahubwo n'ibikorwa by'umwuka arizo mbuto z'umwuka biri mu rukundo bizabasha kubatura abantu. Hanyuma rero twizeye ko mumeze neza aho muherereye mwese abakunzi ba Good Samaritan TV. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi n'ubundi twabazaniye umutumirwa, ariko mbere yuko n'ubundi tumuhe ijambo turabanza tumuheze n'ubundi umwanya abanza twibwira kugira ngo tuze kumenya uwo turi kumwe, namwe mudukurikirana muze kumenya uwo mugiye kubana uyu munsi. Hanyuma rero kuri microphone n'ubundi nkuko bisanzwe ni Butros. Hanyuma bye turabakiriye. Murakoze cyane. Yego. Hari umuntu ushobora kufunga kino kiganiro wenda agahita agira n'amatsiko yo kumenya ese ninde muntu noneho Good Samaritan TV batuzanye kugira ngo abashe kutuganiriza no kutwungura. Murakoze imbere ya byose kutwakira. Yego. Muri studio ya Good Samaritan. Amazina yanjye nitwa Revera Pasteur Mugabo Jean de Dieu. Yego. Ndi umugabo ndubatse, ntuye aho bita Kayore. Yego. Ibindi Imana iduhana umugisha. Asante cyane, murakoze rwose. Ubundi rero ubundi nyine twongeye kubaha ikaze, dukangurira abantu bose wewe ufunguye kino kiganiro turakubutsa kuri subscribe, like, share and comment n'ubundi nama zanyu nizo tugenderaho kubera ko ibitekerezo byanyu ari ingenzi. Hanyuma abyeyi tudatinze n'ubundi umwanya tugiye kubaharira. Murakoze. Murakoze kutwakira muri studio ya Good Samaritan. Kubwo butumire mwaduhaye turabashimiye cyane. Yego. Ni by'igiciro cyinshi mu maso y'Imana ndetse no mu maso yacu, kugira ngo dufate uyu mwanya tuganire kubw'ijambo ry'Imana, dukomezanye imitima, duhumurizanye imitima, tubwira abantu neza y'Imana n'urukundo rwayo. Mbere ya byose shimiye umuyobozi mukuru ariwe Bishop Missionary Jean de Dieu. Yego. Ku ruhande rumwe namushimira cyane kuko ni ibintu byiza, ni ibintu byiza yakoze, ni ibintu bigaragaza umuhamagaro. Yego. Abantu benshi tujya twitwa ko tuhamagawe cyangwa se twahamagawe, ariko ibigaragaza umuhamagaro ntibigaragare. Nkatwe turi muri Kenya kandi turi kure yaho ari uyu munsi, ibi ni bitugaragariza ko turi kumwe nawe. Ibyo rero ni nk'umuhamagaro wiwe tubasha kubona mu gihe atari kumwe natwe, ariko tukabona umuhamagaro wiwe. Imana rero imuha umugisha kuko bimwe binaniye benshi we turi kubona ko ari kubishobora. Imana imugirire neza. Twumva ibikorwa runaka byo gufasha imfubyi, abapfakazi, abamugaye, ni byinshi tumaze kumva ari gukora. Noneho hagakubitiraho n'ibi byo kugira ngo habeho nk'isanamutima binyuze mu iterambere nk'iri ngiri turiho uyu munsi. Ni ibintu by'intashyikirwa cyane. Gusa ariko ngiyewe ubyicayemo ntabwo ari ibintu bintunguye, kubera yuko buriya tujya dusenga Imana ivuga. Nyankunda kuvuga ngo yaduhaye umunwa ntabwo yawiyimye, irawufite. Yego. Nibuka kiri hano twegeze kuba mu materaniro turi kumwe nawe, icyo gihe twari tugikorana umurimo w'Imana mu itorero rimwe ariko paruwase zitandukanye. Icyo gihe nari umuvugabutumwa iwabo, Imana imbwira kuri ibi bintu. Yego. Ndabimubwira iby'urugendo, ibizakurikira nyuma y'urugendo, ibikorwa biremereye. Byo byose sinari nzi projet ze n'Imana, ariko Imana yari izi projet n'Imana. Ndamushimiye ko muri mission y'Imana ayihagazemo, kuko benshi dutakaje mission, nuvuga ngo ntitunuzi icyo Imana yadushiriye ku isi.
ibyo byose ntitubizi. Yego. Abenshi babirimo, cyangwa se wenda hari igihe umuntu yanga kuvuga abantu akishyiramo kugira ngo bitumvikana nabi. Ariko Imana ikomeza amaboko ye ahantu ari hose, Imana imuha umugisha kubera yuko akihagaze muri misiyo. Ni ukuvuga ngo mbere ya byose habaho umuhamagaro, nyuma y'umuhamagaro winjira muri misiyo Imana iguhaye. Hari ukutamenya icyatumye tuvuka cyangwa turiho, twe tukumva yuko kubaho ari ukugira ngo twinezeze cyangwa se tugere ku bikorwa runaka by'uyu muryango, ntiturenge inyuma y'umuryango. Ariko misiyo Imana iremeye umuntu ni ukugira ngo abantu b'Imana barusheho kugira ngo babeho neza binyuze muri wowe. Ndamushimiye rero cyane kubera ko uyu munsi twe turi hano muri Kenya tuguwe neza, bamwe hari bafashijwe, kandi tuguwe neza kubw'ibiganiro dukurikirana kuri iyi TV. Imana imuha umugisha cyane. Kubw'ibyo wenda nagira ngo gusa mbanze nshimire, kandi buriya ushimira umuntu nta kosa abakoze, kubera ko abamushimira ku byiza abona yakoze. Rero umuntu nakora neza tuzajye tumushimira, kandi umuntu nagira nabi tuzajye tumubwira ko yagize nabi. Ijambo ry'Imana iko rivuga ngo iho niho ya na yego. Ni ukuvuga ngo rero kubw'ineza y'Imana iri muri we ikomeje kugaragara muri twe, tukaba tubonye n'umwanya wo gukanagira muri studio bikomotse mu mbaraga z'amaboko ye n'ibitekerezo na viziyo y'Imana imurimo. Imana imwagure cyane. Mu minota dufite ndagira ngo tuvuge ijambo ry'Imana hejuru y'urukundo. Nta kindi turi buganire, ntituri bujye inyuma yarwo, ni hejuru y'urukundo. Impamvu nashisemo iyo sije biraterwa n'uburyo kingeze hano. Uburyo ngeze hano mpageze kubw'urukundo, ntabwo mpageze kubw'imiryango, si mpageze kubw'ubushuti bundi bwo hanze buhuzwa n'abantu n'ubucuruzi business. Oya, mpageze kubw'urukundo rw'Imana ruri mu bantu b'Imana. Amen. Imana ihimbazwe. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo twari tuziranye, ngira ngo namwe turi kuganira uyu munsi ntabwo mwari munzi, ariko kubw'urukundo rw'Imana turamenyanye. Imana ihimbazwe. Ikindi nyiri gutangiza iki gikorwa ntabwo twari tuziranye, twamenyaniye muri ubu buzima bwa Kenya, ariko uyu munsi kubw'urukundo rw'Imana mbashije gutanga iki kiganiro. Urumva rero urukundo ni ikintu kinini kandi ikintu gikomeye tugomba gufata nk'ikintu kibanze mu mibereho y'ubuzima bwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice byaho 12 umurongo waho wa 30. Haravuga ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. 12 kuri 31 Mariko. Irya kabiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Amen. Nibaza ko ayo magambo niyo tugiye kuvuganaho ashamikiye ku rukundo, kandi urukundo nirwo rwubakiyeho ibintu byose. Mbere ya byose dushimiye Imana se y'umwami wacu Yesu Kristo yadukunze, kuko itaza kudukunda ntitwari kuyimenya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, itaza kudukunda ntabwo twari bucungurwe. Icyo ni icya kabiri. Itaza kudukunda, icya gatatu, ntabwo twari bumenyane. Kumenyana kenshi abantu bituruka ku rukundo rw'Imana. Aya magambo impamvu nayatoranije cyangwa se nayahisemo muri Bibiliya ifite amagambo menshi, ni ukubera yuko ndi muri studio ya Good Samaritan kuri TV yabo, kubera yuko nyiriho koko nabonye ibikorwa by'intashyikirwa by'urukundo babashije gukora. Ngerageza kuvuga ko udafite urukundo ntabwo wabasha kugera ku bikorwa uyu munsi Good Samaritan bagezeho.
amen. ni ukuvuga ngo babigezeho kubw'urukundo rw'Imana ruri mu mitima yabo. kandi buriya ni ukuvuga ngo urwo rukundo rufite aho rushamikiye, rufite aho rukomoka, kuko urukundo ntabwo ari ibizana. iyo usomye nko mu Bagalatiya harimo imbuto z'umwuka. imbuto y'umwuka iya mbere ikomeye ni urukundo, kuko udafite urukundo ntiwabasha kugira neza. udafite urukundo ntiwabasha kubana n'undi muntu amahoro. amahoro aturuka mu rukundo. amahoro ntabwo yizana, ahubwo azanwa n'urukundo rwameze muri wowe rugashinga imizi. nyuma y'urukundo hari ibikorwa by'urukundo, ari byo abantu tuboneramo bagenzi bacu urukundo rwabo, tukarupima tukarubasha kurushyira kuri level. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ishyirwe hejuru. ni ukuvuga ngo impamvu tuvuga ko Imana idukunda, urukundo rwayo turupimira muri Kristo. kuko Kristo Imana yemeye kumutanga nk'ikimenyetso cy'urukundo ikunda abantu bayo, bitewe n'uko iyo itaza kudukunda yari butureke. ariko kubw'urukundo rw'Imana yasanze ko bidahagije kureka umuntu kandi mukunda. irangije iravuga ngo reka ntange Kristo umwana wanjye w'ikinege, niko Bibiliya ivuga, kugira ngo abashe gupfira abari mu isi nabo babashe kwakira ubugingo buhoraho. ni nayo mpamvu ijambo rivuga ngo Imana ni urukundo. impamvu ari urukundo ni ukubera ko ibikorwa byayo byose ni urukundo. urukundo rukomeye twaruboneye muri Kristo ubwo Yesu yemeraga kuza mu isi, akemera gusa natwe, agakora igikorwa cyananiye abantu cyangwa se cy'ababyeyi batadukorera, ba muyomba batabasha, ba anko batabasha, n'ababyeyi batubyaye mu buryo bw'umubiri ntabwo icyo kintu bagishobora. ariko kubw'urukundo rw'Imana rugaragara ko ari urukundo rukomeye yabashije kubikora. Pawulo arangije abivuga neza, aravuga ngo tugere ikirenge mu cya Kristo. tugere ikirenge mu cye nk'uko nawe yakigeze mu cya Kristo. bishatse gusobanura ngo Kristo ni urukundo, tugere ikirenge mu rukundo. kuko Kristo yatadukunda yari bwihamiraho yarari, kuko ntacyo byari bimutwaye kuguma mu ijuru. ijuru ryari rimunogeye, ryari irye bwari ubuturo bwe, nta mpamvu yo kuba yari burivemo. ariko kubw'urukundo byabaye ngombwa ko hari ibyo arekura, akagira ibyo asiga kugira ngo atabashe kudushyikiriza natwe urukundo. ni nayo mpamvu ageze mu isi yabashije gutanga amategeko. afata amategeko yanditswe na Mose, arangije ayakubira mu mategeko abiri, ari byo bisobanuye ko Mose ahabwa amategeko yahaye ukubiri, kuko itegeko rya mbere yari ryanditse ku gisate cy'ibuye rimwe, n'andi ya kabiri ayandika ku ryindi gisate cy'ibuye. bisobanura ngo itegeko ryo ku gisate cya mbere ryari itegeko rihuza abantu n'Imana, ryari itegeko rireba abantu n'Imana ubwabo, ari ryo dukunde Imana, tuyikiranukire, ibintu nk'ibyo ngibyo. ararihabwa aryandika ku gisate cy'ibuye rya mbere. itegeko rya kabiri ryari itegeko rihuza abantu n'Imana, ari aya ngaya yafashe ayagira abiri yonyine, kandi ari yakuyemo gukiranuka k'umuntu n'Imana. gukiranuka kutari mu rukundo ntabwo kubaho. gukiranuka kuri mu rukundo niko gukiranuka. arangije aravuga ngo ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. ashyiraho irindi ngo ukunde mugenzi wawe ngo nguko wikunda. mu rukundo niho tubonera ibikorwa nk'ibi Good Samaritan ikora byo gufasha. ni ukuvuga ngo missionary Jean de Dieu iyo aza kuba ari inyuma ya misiyo, inyuma y'urukundo, ntabwo uyu munsi tuba turi muri studio. iyo aba ari inyuma y'urukundo Imana idusaba gukunda bene data, aba yitaye kuri famiye. koko burya Imana izamuye umuntu cyangwa iyo imwaguye, kenshi ibitekerezo byacu bitangira kureba barumuna bacu cyangwa se bakuru bacu. ndashaka kubisobanura atari ukurata umuntu, ahubwo ni ukurata ibiri mu muntu.
amen. Kandi urasa ibiri mu muntu ntabwo aba arasa umuntu, ahubwo aba arasa iby'Imana yashyize muri we, kuko benshi barabibuze, ntabyo bafite. Twabonye benshi bava hano baradusiga, tubona abandi bagiye mbere yuko tunakandagira, ariko nta bikorwa runaka turabasha kubona bitugaragariza imbuto y'urukundo iri muri bo, kugira ngo batugaragare ko tugitekerezwa nabo. Imana ihimbazwe cyane. Urukundo aho ruri ruragaragara. Imana yarugaragarije mu gukora imirimo ukomeye wo kuducungura. Igihe natwe dufite imbuto z'urukundo, ibyo ari byo byose zigaragarira mu baturanyi bacu, zikagaragarira mu bavandimwe, zikagaragarira no mu nshuti. Yesu yatanze ikintu gikomeye, aravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo ni ikintu kiremereye cyane, n'ibikorwa by'urukundo ni ibintu bitashobora gushobokera utarufite. Ntabwo wakora ibikorwa by'urukundo rutakurimo, kuko niyo bigerageze kukuzamo bigira umupaka bitarenga, bigarukira muri wowe gusa, kuko muri wowe niho harimo ba petit frère, ba grand frère, ba sister, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo rurenga aho ngaho. Ariko iyo harimo urukundo ruturushamikiye ku Mana, habonekamo kwitanga no kwitangira abandi, waba abuzi n'abo utazi. Amen. Imana ihimbazwe cyane. Ari byo turi kubona igiterane giheruka, ngira ngo uko biri kose benshi twarakibonye, sinakibayemo kubw'impamvu z'umurimo w'Imana, ariko naragikurikiye cyose kuko cyari live, nabashije kugikurikiranaho narindi. Ni ibintu by'intashyikirwa nibyo navuga. Impamvu mvuze aya magambo ni ukugira ngo twese tubashe gutekerezaho no kwirebaho. Ese niba uyu munsi wa none Imana idutegetse guhagarara mu rukundo, kuko urukundo nirwo rusangamo gufasha utishoboye, harimo imfubyi ndetse n'abapfakazi, ntiwabasha kubafasha udafite urukundo. Nuvuga ngo uyu munsi wa none ugahagarara witwa kuri umukristo, kandi igikurikiyeho ugahagarara witwa yuko wakijijwe, ariko ibikorwa byawe bikagaragara ko nta rukundo ufite, ni ukutubeshya. Haba harimo kwishushanya, nk'uko Bibiliya ivuga ngo abantu benshi bajya bishushanya. Haba harimo kwishushanya. Urukundo ruraboneye, urukundo rugira neza, urukundo rurihangana. Niba utabashe kwihangana ngo wihanganire mugenzi wawe kubw'ikibazo mwagiranye cyangwa se ubuhemu yakugiriye, nuvuga ngo urukundo rwawe ni zero. Niba Imana iguhaye occasion runaka mu mirimo cyangwa se mu buryo bw'ibifatika, ukazamuka mu ntera y'ubutunzi, reka kwigwizaho ubutunzi, ubashe kugira bufasha nabugirira neza, kugira ngo ineza y'Imana iri muri wowe ibashe kwaguka mu bandi. Paulo ngo yajyaga kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo akabasha kugira umurimo akora, ngo akabamba amahema, ngo kugira ngo akuremo ibibasha gufasha abantu, abashe kubabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko ababwiriza hari mbese yabakuye mu kibazo bari bafite, yaba inzara, kwambara ubusa cyangwa n'ibindi. Uyu munsi turitwa abapastor, ababishop, abaposo, abavuga butumwa, gukura ibiheko, guhanura, kwerekwa, ni akantu gatoya cyane. Ikintu kiremereye nge mbona ni urukundo rugaragarira mu bikorwa, atari urwo ku rurimi n'amagambo, kuko ku magambo no ku rurimi turabifite. Kubwira abantu ko tubakunda biri ku rurimi rwacu cyane, ariko kubibereka ntabyo. Imana ihimbazwe. Ndashima Imana rero ko hariho abagifite urukundo, hariho abagabo Imana yitoranyirije ikihamagarira, yarangiza ikabashiramo ibyayo bikaba bikomeje gukurira muri bo. Imana ihabwa icyubahiro. Nge ndatangaza ku mugaragaro ko Good Samaritan ni umuryango uzagera ku rwego rwo hejuru, ni umuryango uzagera kure cyane. Ntabwo ari fanatisme, ahubwo ni ukubera yuko mvugira ibiri muri missionary, kuko ibi murimo n'ikimenyetso natangiye mbivuga, ni ibintu nahanuye ngewe ndi mu rusengero, arabizi neza. Nawe ntabwo ari mu bintu yishyizemo, ibyo akora ntabwo ari ibyo yishyizemo,
ni ibintu yashyizwemo n'Imana. Ni nayo mpamvu no kubyo bikora biramworohera. Impamvu bidukomerera twebwe hari igihe tunabira iby'amatari n'ibyacu, ugasanga umuhamagaro wawe urawutaye, winjiye mu muhamagaro utari uwawe. Niyo mpamvu n'ibintu byose iyo tugiye kubikora biba ibintu biremereye cyane muri twebwe, bigaferinga. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Kuko mbonye umwanya wo guba hano no kugira ngo nganire na buri wese ukurikirana iki kiganiro, nagira ngo mbanze gusabe kugira ngo wisuzume wirebe, ese koko ihame wasigiwe ryo kwita ku rukundo no gukora ibigendanye n'urukundo, ariko gukunda mugenzi wawe, gukura mugenzi wawe mu kibazo, gufasha mugenzi wawe mu gihe afite ibimuremereye, kubabarira mugenzi wawe mu gihe mwari mufitanye ikibazo, imirimo igaragara y'urukundo, ese uracyayikora mu rwego urimo? Cyane ko hari ibyo nita amatitire, pasiteri, aposo, ni amatitire, ariko turi muri Kristo, twese turareshya. Mu muhamagaro wawe uhamagawemo, urukundo ruracyuzuye muri wowe? Mu gihe abandi tubona ibyo bari gukora, ese ufite icyo uri gukora uyu munsi kugira ngo abantu bamenyere Kristo mu cyo ukora? Apana kwirirwa tuvuga ngo turabwiriza. Urabwiriza ariko abantu bishwe n'inzara, kandi nubuze uburyo ki bwo kubakura mu nzara, nubuze uburyo ki bwo gufasha umuntu aramugaye, uramuzi cyangwa se ntunamuzi. Abantu bari gutabariza ibimuga, baratabariza abantu bahuye n'ibibazo kubw'ibibazo by'intambara, cyane cyane ziba mu bihugu by'iwacu. Ariko urajya ku mateleviziyo buri munsi, uragaragaza aho urwego ugezeho, uragaragaza Imana iteka iguteye, umutungo ugezeho uyu munsi, ariko umariye iki abandi? Ku Imana yakuzahuye ikagutabara uyu munsi, nicyo umariye abandi, nicyo umariye ubwoko bw'Imana, nicyo umariye abantu b'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Nagira ngo wowe unteze amatwi, iki kiganiro kigufashe, kandi nanjye kiri kumfasha kugira ngo tubashe guhagarara mu cyo Kristo yadusigiye. Impano ya mbere yadusigiye ni urukundo. Izindi mpano zose zikorera mu rukundo. Uhanuye nta rukundo ufite, zero. Ubwirije nta rukundo, ni zero. Imana ihimbazwe cyane. Kuba pasiteri nta rukundo, ni zero. Cyane ko tumaze iminsi tunabibona. Impamvu urukundo rudahari, amakanisa yabaye menshi. Habaye menshi kubera ko kumvikana ko abashumba kurabuze. Bakozi b'Imana, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Dushima Imana rero yatanze urukundo, kubwo kurutanga tukaba uyu munsi twararwisanzemo. Wandiri hano kubw'urukundo rw'Imana, cyane cyane ko wenda ngerageza ko muri Nairobi hafi abantu baranzi. Ndi umuntu ugerageza guca bugufi no kwiyubaha Imana, ngakora mu buryo ki Imana ibona yuko byibuze nagerageje. Kuko ntabwo dushobora, ariko turagerageza. Nuvuga ngo ibindi byo tubishobozwa na Kristo, ariko ibyo ari byo byose kubw'agakiza k'Imana twahawe, tugerageza kugira ngo tube muri kondisiyo z'Imana dushakaho. Soza, dukeneye ibintu nk'ibi. Dukeneye abantu b'Imana nk'aba bakora ibintu nk'ibi ngibi bigaragarira amaso y'abantu. Bitagusabye gutega indege ngo uze hano, ayo wari gutega indege afite icyo yamara. Ngira ngo igiterane duheruka kubona nta wari uhari, ariko nyamara byafashije benshi. Hari imitima y'abantu banezerewe. Buriya nshobora gukizwa bitewe n'umugati unguriye muri supermarket. Wamara kungurira, urukundo rw'Imana rukanyinjiramo, nkatangira gutekereza inzira y'agakiza bitewe n'urukundo unyeretse. Ntabwo ijambo ry'Imana gusa ari ryo tuzakoresha kugira ngo abantu bakizwe, ahubwo n'ibikorwa by'umwuka, arizo mbuto z'umwuka biri mu rukundo, bizabasha kubatura abantu. Koko nitubwiriza ariko nta rukundo dufite, ntawe uzakurikira inyigisho zacu. Imana ihimbazwe. Nge navuga ngo Good Samaritan, nubwo ntaraba umunyamuryango wabo, ariko nshobora kuba umunyamuryango wabo kubw'impamvu nk'izo zose mvuze, cyangwa nanatangiriyeho. Ni ibintu byiza cyane, bisabwa kugira ngo n'undi wese yitekerezeho.
kandi abashije gukora nk'uko nguko kose, akinjira muri kondisiyo z'Imana, akamenya misiyo ziwe Imana imushyiriye ku isi cyangwa se cyatumye asigara ku isi, abantu twagubwa neza. Abantu twagubwa neza, twakisangamo ko abafite ibibazo muri twe baba bake bitewe wenda n'ubushobozi Imana yabiduhaye. Imana rero iha umugisha iyi televiziyo, Imana yagure cyane, amavuta y'Imana akomeze kuyibaho, imbaraga z'Imana zikomeze kuyobora mwebwe muyikoramo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana iha umugisha Bishop wabashije gutekereza, agatekereza neza umurimo w'Imana, akabasha no kubishyira mu bikorwa. Ikigeretse kuri ibyo akaguka, akabasha kugaragaza imbuto z'urukundo ziri muri we. Imana imuhe umugisha. Turamusabiye aho uri, kandi unzi neza ko umugisha uri mu mugereho. Birenze kuri ibyo rero, tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana kubera yuko impamvu navuze urukundo ni ukubera ko urukundo imfubyi ntabwo zizababara. Mu rukundo abapfakazi ntabwo bazababara. Mu rukundo abatishoboye mu buryo bwo kumugara ntabwo bazababara duhari. Imana ihimbazwe. Nagira ngo mbabwire ngo abafite icyo kibazo, Kristo hari abo yasigaje, hari abakiriho. Iryo jambo Imana yaribwiye riramubwira ngo hari 7,000 bitarafukamira Bayali. N'uyu munsi haracyariho abantu b'Imana bafite guhumuriza abababaye, bafite gufasha imfubyi, bafite gufasha abapfakazi. Nibahumure, hari abantu bagikorana n'Imana, hari ababyeyi, hari abamama bagikorana n'Imana. Nibahumure, hari ab'Imana ishizemo ibyayo kugira ngo bazafashwe. Kristo ntabwo yabibagiwe. Impamvu atabibagiwe niyo mpamvu dutanga urugero kuri uyu muvandimwe mwene data wakoze ibyo byose. Hari n'abandi nkawe, ariko dusaba n'abandi bataramera nkawe kugira ngo bamere nkawe, tubashe gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Bene data, muhumurike, muhumurike. Abantu bose ntabwo barangirika, hari abantu bakiri bazima kandi bagomba gukorera Imana. Ubwiza bw'Imana bukagaragara, bukagera no kuri buri wese. Imana ibaha umugisha cyane. Reka dusenge Imana irushaho kutugirira neza twese, kandi risengesho rikugereho wowe ubasha gukurikirana iyi televiziyo, kandi rigira icyo rikora ku buzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana ikomeye, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro bizima, wowe Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, Imana y'ubushobozi ndetse n'ubutware, Mana yaturemye ikadushira mu isi, ikatugira abo kwizerwa, ikaturema dusa nayo, ikaduhumekera mu bugingo bwayo, tukaba ubugingo buzima. We watanze Kristo umwana wawe w'ikinege kugira ngo abashe kuba inshungu z'ibyaha byacu. Turagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe ruri kuri twe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Turakunezerewe ko kuyutaza kudukunda ntitwari bugukunde, ntitwari bubashe no kukumenya, ariko kuko wadukunze uratwimenyekanishije. Ibyo byonyine bidutera kuguha icyubahiro. Twaba turi mu muhanda, twaba turi mu mago yacu, aho turi hose, iyo dutekereje urwo rukundo bidutera kuvuga ngo uhimbazwe. Turavuze rero ngo urera koko nta Mana yera nkawe, urakiranuka koko ntawe ukiranuka nk'uko ukiranuka. Bikaba ari byo watwifurije, ukumva ko dukwiriye gukiranuka tugahinduka abakiranutsi kubw'imbaraga z'amaraso. Twongeye kukunezererwa Kristo, watanze amaraso yawe ukababara kugira ngo twe tubabarirwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Ngira ubuntu bwo kuba muri studio, ndetse ngira ubuntu bwo kuba kuri televiziyo ya Good Samaritan, mpagaze muri autorite mpabwa n'Imana. Sengeye umuntu wese ubabaye, sengeye umuntu wese ufite ikibazo, sengeye imfubyi ndetse n'abapfakazi, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo imbaraga z'ubuntu bw'Imana zibe ku buzima bwabo, gutabarwa no kugirirwa neza n'Imana bibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nzi neza ko ntawe Imana itakura umuntu
nzi neza ko ntawe Imana itamugeza. Oh haleluya Jehova, mweretse abababaye, mweretse abashonje, mweretse imfubyi n'abapfakazi mu izina rya Yesu Kristo, mweretse abafite uburwayi, bafite ubumuga mu izina rya Yesu Kristo, wabakura muri icyo gikombe. Oh haleluya Jehova, wabakura muri icyo kibazo. Byiringiro bizima, wabatabara, wabarengera, wabakiza indwara, wabaha ibyo kurya mu izina rya Yesu. Oh haleluya Jehova, ijambo rye rirambwira ngo uri umugabo w'abapfakazi, ukaba se w'imfubyi, nyemerera kugira ngo ubabyere umubyeyi, ubabere umugabo mu izina rya Yesu Kristo. Mu bupfubyi bwabo, mu bupfakazi bwabo, ugaragare nk'Imana. Mu ndwara z'abarwayi, uhagarare nk'Imana, ubashe kubakiza. Ikiganza cyawe nticyaheze gukora, nyemerera kugira ngo ugirire neza abarwayi, ubashe kubakiza. Ababyeyi batwite, barinde ibyuma, barinde kubaga mu izina rya Yesu Kristo. Bahe kubyara nk'Abaheburayo, bahe kubyara abantu bazima, ababyeyi bose, kandi bave ku rwuriro amahoro. Ujye utabara, twarakubonye, tukuzi mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Tabara ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Rengera abarengana, haleluya. Abahura n'intambara kubw'akarengane k'inzangano tutakirwa tuvuga zigwiriye mu isi, ndakwinginze ngo abo bose ubarengere. Haleluya Jehova. Twagiye twumva ubana na benshi mu rugamba, bana n'abafite intambara n'ibibazo, batabare kandi ubarengere, bakure mu maboko y'ababisha. Byiringiro bizima rero, dusengeye umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kugira ngo ukomeze kuhagarareho, uhagararane na Bishop Missionary Jean de Dieu ahari hose, uhagararane na komite zose bakorana nazo, uhagararane ni murimo umuhaye kugira ngo abashe kusohoza amahoro, kugira ngo byiringiro bizima ukomeze guhagarara uhagaritswe nawe n'imbaraga zawe. Ndabasengeye ngo umugisha wawe ubabeho, imbaraga z'Imana zibagote. Byiringiro bizima, ndazi ko Satani arwanya umurimo wawe, ariko ndakwinginze kugira ngo uhagarareho. Imbaraga z'amaraso ya Kristo zibashe kugira ngo ziwugote. Umusaraba wa Yesu utsikamire imbaraga zose z'umwijima zawuhagarukira kuwurwanya, ndetse nawe zikamurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ukubite hasi imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu zakenera kuhungabanya, ahubwo data mu izina ryawe rikomeye ukorane nabo ibikomeye. Mu gihe nk'iki benshi bananiwe, komeze kubuzuza imbaraga. Mwuka w'Imana wabeho, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza kubwo kutwakira no kutwemerera kugira ngo tubane namwe. Turabashimiye mwebwe twafatikanyije kugira ngo dukorane iki kiganiro. Imana ibaho umugisha, Imana ibagure, amavuta y'Imana babeho, Imana ibateze intambwe, kandi Imana izabageze kure mu izina rya Yesu Kristo, amen.